Amavubi yatsinzwe 3-2 Lorenzo. Benshi bati ntabwo ari bibi kubera yuko ni igitego kimwe ku busa gusa basabwa i Kigali, byari kuba bibi iyo batsindwa ku busa. Iyo ntabwo ari bibi, ntabwo ari yo. Tujye tuvuga ibintu uko biri. Ntabwo ari bibi cyane. Ni bibi cyane gutsindwa n'igihugu nka Sudani y'Epfo. Birumvikana ni igihugu kirimo kuzamuka mu mupira w'amaguru, ni igihugu aho cyahoze seho kiri kamem. Uretse n'ibyo no mu mibereho yabo abanyasudani y'Epfo barimo kuzamuka cyane. Muri basket barahangana na Leta Zunze Ubumwe abo iri hejuru, irimo abasportif bakomeye, ariko ntabwo Sudani y'Epfo nyine itangiye kuzamuka ejo bundi ikwiye kudusiga. Ntabwo aka kanya ikwiye kuba igihugu kidutsinda, turi igihugu kirota kujya mu gikombe cy'Afrika. Kigomba kurota gutwara shane. Kuri bo ni success, ariko kuri twe nyine biragaragaza intege nke siriti kuri ikipe y'igihugu ya shane. Ko ndebye round ya mbere uko byagenze, twasezera ikipe y'igihugu ya Djibouti ari hamana. Djibouti yabanje kudutsindira i Kigali muri Stade Amahoro. Ubu ngubu tugomba kongera gukora iyo exploit nanone yo kuva inyuma tugasezera ikipe y'igihugu ya Sudani. Ho mbona binagoye cyane. Nigeze nge kubikomozaho, njyanganira n'abatoza b'ikipe y'igihugu. Abatoza bakuru siritu ntago bakunda gutoza ikipe y'igihugu ya shane bayifatanya n'ikipe nkuru. Ntekereza ko iyo aba ari umukino nanone wa qualification ya AFCON ugihari, ntabwo umutoza ari gutinyuka kujya mu biruhuko mu Budage. Nubwo ari biruhuko yemerewe n'amategeko, ntabwo ari kugenda, bari kumuhenda kaguma. Ariko kuko ari shane nawe imuvuna, isa nkaho ari akanyuzo akora bitagenda yera amasezerano cyane. Naganiye na Carlos Salos yasimbuye, we yavugisha ukura kubwira ko ekipe ya shane adakeneye kwitoza. Aba yasabye na Federation na Ministeri ya Sport ko bashaka umutoza wa shane uhoraho. Mu bindi bihugu ubona ko nibura harya bafite umutoza mukuru w'ikipe nkuru, ekipe A, ariko ya shane. So birumvikana ni match twakinnye nta mutoza mukuru hari. Jimmy Mulisa nyine yakoze ibyashoboye biri ku rwego rwe. Harimo ibyemezo yagiye afata mu kurekura abakinnyi bamwe na bamwe ntabajyana Juba. Harimo aba Sefu n'abandi bakinnyi batandukanye barimo n'aba Yunusu. Uburyo yakoze selection y'ababanza mu kibuga, kuzana Marcene kuri atake, urimo gukina kuri atake ahengetswe muri ekipe ya PRFC. Nubwo tutavuga ko ari rutayizamu w'umunyarwanda ukomeye ko si ufite ibitego byinshi, ufite ibitego byinshi ni rutayizamu ikipe ya Rutsiro yasigaye Rutsiro nyine, yasigaye Rubavu Yves. So unaribaza nyine niba biri logique se bagendera ku kimu guselektiona abakinnyi bakinira ekipe y'igihugu. Niba umukinnyi Meri Biteri w'umunyarwanda atarimo, hakaba arimo habanza umukinnyi uhengeye kwa muri club udafite n'ibyo bitego byinshi, tuvuge ko wenda yabaye inyenyeri arimo aratsinda ibitego. Harimo ibintu byinshi umuntu yakwibazaho yatekerezaho muri selection y'abakinnyi, ndetse n'imitoreze uburyo umupira ugenda, uburyo bakina, harimo amakosa menshi. So nge narwo natungurwa ni campaign yo kujya mu gikombe muri shane tutagize 6 ngo tujyeyo, tutabonye qualification soit binyuze kuko tutashobora gusezerera Sudan. Niyo twayisezerera bikaturuka ku bitego bike turi gutsinda no kuba turi gutsindwa ibitego byinshi. Dufite amahirwe make yo kuba twajya muri iki gikombe kizakinwa mu kwezi kwa mbere. Ntekereza ko Rugaju biragoye ni ikipe ubona ko ititaweho, ntago bayitekerereza. Toza arajya mu kiruhuko agatoza umutoza udafite experience. So ntekereza ko nta kintu tuzarenganya abakinnyi cyane nutajya muri shane. Ntabwo ikipe yitaweho pe. Sinabigira wenda ibintu bitangaje cyane ngiye ku bwanjye, kubera ko Sudani ntabwo ari ikipe mbi cyane. Sudani nujya kureba muri qualification za AFCON ntabwo yakoze nabi cyane, ntabwo ari ikipe mbi kandi ifite abakinnyi benshi n'undi bakina muri ekipe nationale nkuru kimwe natwe, nubwo harimo natwe ba Kevin Baruboneka bakina muri ekipe senior. 3-2 yego twatsinzwe nkuko twanatsinzwe na Djibouti, ariko ni score baranversa, ni match bakora neza i Kigali ku itariki 28 iyi weekend kwa gatandatu saa 12 dushobora kuba twakwitwara neza tukaba twasezerera iyi Sudani. Sudani ifitemo abakinnyi bakomoka muri Uganda bagiye bajya muri Sudani mu gihe cyashize,
ikabaha ubwene gihugu bagiye mu by'ukuri batugora cyane. Ariko nge ndebye iminota y'igice cya kabiri ku Rwanda rwakinaga ukuntu rwubakaga ruhereye inyuma rugasohora umupira neza muri mediane rukawugeza imbere rukagerageza gukreye uburyo hakaboneka ibitego bibiri nyuma wenda bikaza kurangira dutsinzwe 3-2. navuga ko hari icyahinduka, gusa harimo akazi ko gukorwa nyine, kuko niba dukeneye igitego ubwo dukeneye ahubwo bibiri. Dukeneye kubanza kwishyura icyo twatsinzwe ariko tugashyiraho n'icy'insinzi, ubwo naho umunyarwanda naho umufana ndetse ibi bitego aho bibera bibi nyine muri qualification ntituramenya n'ikizakurikiraho, kuko deja ashani ni mu kwa mbere twarivuze ko biragoye ko bashiramo indi window ya qualification bashobora urutonde. Ibi bitego bishobora kutubuza qualification kabone niyo twaba twasezera iki gihugu nka Sudan tukabona qualification. So ntabwo turimo kwitwa neza. Djibouti gutsinza igitego bibiri, hubwo Djibouti yatubonyemo bibiri, Sudan nayo ikabonyemo bitatu muri match imwe, n'indi nayo iri Kigali bashobora kutubonamo ikindi cyangwa se bibiri. hari ibyo gukosora byinshi. Mu minota 75 Amavubi yakomeje gusatira ikipe y'igihugu ya Sudani y'Epfo, ariko agahusha uburyo bwinshi imbere y'izamu. Ayo mahirwe Kevin Muhire yarayabonye, Umugisha Gilbert arayabona, ndetse na Niyomugabo Claude. Iminota 90 irangira ikipe y'igihugu ya Sudani y'Epfo itsinze Amavubi ibitego 3-2, yegukana intsinzi mu mukino ubanza wo kwishyura ukaba uteganyijwe ku cyumweru tariki